kareka indirimbo ifite video inakoze irangiye yarananije nayivuyeho narayihoreye. Iyo topic kandi nayivuze sinzongera no kuyisubiraho. Ejo bundi The Ben yasabye imbabazi Bulldog kuko indirimbo bakoranye 2021 kugeza na n'ubu itarasohoka. Ni iki gituma The Ben ahora yisanga agomba kugira abasaba imbabazi? Ngo ayikaze mu kiganiro mu bw'inshuro 6 mu gihe kitageze ku mwaka The Ben yagiye asaba imbabazi n'ibyo yabaga yakoze. Ikaze ndi Jean de Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe niba utarigeze ubikora. Ku mwanya wa mbere tubaye duhere kuri bino bimaze iminsi bivugwa cyane mu gihe gito tudatinze. Hari ku itariki ya 3 kwezi kwa 3 2025 The Ben yongera gusaba imbabazi Bulldog. Ubwo yari ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe aho yaravuye muri Tanzania, The Ben yongeye guca bugufi asaba imbabazi Bulldog, ahamya ko bamaze iminsi barebana y'ingwe nyuma yo kutabasha gusohora indirimbo bakoranye bikarakaza uyu muraperi unaherutse kwanga kwitabira igitaramo cye. Abajijwe n'abanyamakuru ku kibazo cye na Bulldog, The Ben ati Bulldog ni umuvandimwe kuva kera, icyo nakubwira nuko njye nk'umuntu nakoze ibyo umuntu yakora, naramamagaye musaba imbabazi nanone nkuko nari narabikoze. The Ben yagaragaje ko ikibazo yagiranye na Bulldog gishingiye ku ndirimbo bakoranye 2021 ariko bikarangira itagiye hanze. Nubwo ariko iyi ndirimbo itasohotse, The Ben ahamye yuko byatewe nuko yiteguraga gushyira hanze iyitwa Why yakoranye na Diamond, aho yumva ko ziramutse zisohokeye rimwe bitaba ari byiza, ndetse agerageza kubyumvisha Bulldog. Imanzi yemera ko icyo akeka ko cyarakaje Bulldog ndetse anamusabira imbabazi ari uko na nyuma yuko Why igiye hanze yaje kubura umwanya bitewe na gahunda zitandukanye bikarangira indirimbo yabo idasohotse. Ati mbere na mbere Bulldog ndamwubaha, nongeye kumusaba imbabazi imbere ya kamera. Nawe narabimubwiye tuvugana ubushize, namubwiye ko numva niteguye gukora icyacyo cyose cyatuma ubuvandimwe bwacu busubiraho. The Ben yavuze ko yiteguye gukora buri kimwe cyamwunga na Bulldog, anahamya yuko bibaye ngombwa ko yishyura indi ndirimbo nabyo yabikora, ariko inzigo hagati yabo ikavaho. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko iyo ndirimbo yarangiye 2021 The Ben yakabaye yarayisohoye 2022 hagati, kuko yakoranye na Diamond yagiye hanze mu kwezi kwa mbere 2022, cyangwa se iyo ndirimbo na Bulldog ikaba yaragiye hanze hagati muri 2023, kuko indirimbo yakurikiyeho ari ni Forever yasohotse mu mpera za 2023 mu kwezi kwa 12. Bisobanuye ko haza kubaho ubushake ibitarabuze umwanya hagati aho ngaho, kuko ari hashize imyaka hafi 2 adasohora indirimbo. Ikindi bavuga ko byatumye indirimbo itakaza karite bigendanye n'igihe maze, kuko ubu isohotse yabitakijyanye n'igihe. Ibi bikaba byarahombeje Bulldog wayitanze hatari make. Ku mwanya wa kabiri hari ku itariki 9 kwezi kwa 3 2024 The Ben asaba imbabazi Bruce Melody kumusuzugura. Icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga hari hashize iminsi hacicikana amagambo ya Bruce Melody avuga ko The Ben yamuhamagaje kugira ngo bakorane indirimbo, ariko wari umuhamagaje ntiyamusanga muri studio, ahubwo akomeza akina PlayStation hamwe na Zizu Al Pacino. Hari ku itariki 9 ukwezi kwa 3 2024 ubwo The Ben yari yagiye mu karere ka Ruhango gusura no kuremera bamwe mu bana batishoboye ndetse no kongerera icyizere abasanzwe bafite ubushobozi biga muri Bright Future Academy, aganira n'itangazamakuru abibazwaho. The Ben yatangiye asaba imbabazi avuga ko agasuzuguro atari ibintu bimuranga, ndetse ko niba ariko Bruce Melody yabifashe abisabira imbabazi. Ati ndasaba imbabazi niba hari aho naba narabangamye, niba hari aho naba naragaragaye nkaho nasuzuguye, kuko ntabwo gusuzugura njye mbikora pe, ahubwo nshobora ko ari ikintu nakoze kikagaragara nabi, ariko si gusuzugura rwose. The Ben yahamije ko akunda gukina PlayStation, anemeza ko yarimo gukina uwo mukino. Ati PlayStation iyo ndayikunda rwose, wasanga yarasanze ngewe na Zizu twatangiye shampiyona nshya kandi tugomba kuyisoza. Rero nabashobora kuba ataragize kwihangana, ariko rwose ntabwo namusuzuguye, ahubwo nawe ntiyagize uko kunyihanganira, ubwo nuko yabifashe kandi siko byari biri. The Ben icyo gihe nabajijwe niba nyuma yo gusoza gukina yaba yarakurikiranye iby'iyo ndirimbo kugira ngo amenye uko Bruce Melody yaririmbye, yavuze yuko byabaye ariko ibyarimo ntabishime. Ku nshuro ya 3 hari ku itariki 30 kwezi kwa 12 2024 The Ben yasabye imbabazi nyuma yo gushyira hanze indirimbo irimo amashusho agaragaza inda y'umugore we w'Icyeza Pamela atwite. Indirimbo ye yise True Love ikijya hanze hari abatarabyakiriye neza, barimo n'umupfumu Rutanga rw'amaboko Nzayisenga Modeste wanditse kuri X yahoze ari Twitter ati duhane duhanure, utwita aratwikira nta twika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora amagarukirane muri rwa ruziga rw'ubuzima butazima. Inda y'umubyeyi irubaha ikubahirizwa ntiyanikwa ku gasozi. Nyuma mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru hari ku itariki 30 kwezi kwa 12 2024 birumvikana The Ben yasabye imbabazi agaragaza ko usibye abantu batandukanye basanzwe na nyina atabyakiriye neza. Ati abantu bagira uko bafata ibintu, kuri twebwe ntabwo twabibonyemo ikibazo, usibye kana none abantu simbaveba, nubwo kuri twe ntacyo byari bitwaye, ariko na mama umbyara ntabwo yabyishimiye.
ndanamusaba imbabazi imbere yanyu, mumbabarire mwese, ndanasaba imbabazi abantu babibonye mu yindi shusho. Ku mwanya wa kane cyangwa se ku nshuro ya kane yasabye imbabazi hari ku itariki 17 ukwezi kwa 11 2024. Yongera gusaba imbabazi ku gutoroka kwe ajya muri Amerika. Uwo munsi mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru Jado Castar wa BNB FM, The Ben yasabye imbabazi abanyarwanda bafashe kuguma kwe na Meddy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nko kubatenguha. Ahamya ko cyari icyemezo batigeze bajyana ubwo berekezagayo 2010. Ati ni icyemezo tutagiye dufite n'ikimenyimenyi, Meddy yari yagiyeyo aragaruka. Mu yandi magambo, nta gahunda yo kugumayo twari dufite. Impamvu ya mbere ko ari kugira ngo turangize amasomo. Byari bigoye ko umuhanzi ukomeye nka Meddy byamworohera ko ajya kwiga muri KIST ngo yicare yige. Mu gusaba imbabazi ati ndumva nanabisabira imbabazi kuko twikunze tukirengagiza urukundo twahawe n'abanyarwanda, ariko nkagaruka mvuga ko nta bundi buryo bwari kutugira abagabo. Ubu niba tuvuga Meddy yize neza byakunze kuko yagiye muri Amerika. Ku mwanya wa gatanu cyangwa ku nshuro ya gatanu The Ben yagaragaye asaba imbabazi hari ku itariki 19 ukwezi kwa mbere 2025. N'ejo bundi nabwo The Ben arazisaba. Uti byagenze gute? Hari ku itariki 17 ukwezi kwa mbere 2025 ariko wa gatanu witwa Edman Ishimwe ukoresha urubuga rwa X yandika abwira polisi y'u Rwanda ko The Ben yishe amategeko y'umuhanda yo gutwara imodoka atambaye umukandara wabugenewe. Ati u Rwanda rwacu ntawuba hejuru y'amategeko kandi ntabwo tugira umuco wo kudahana. Bwana Rwanda Police uyu yitwa Mugisha Benjamin The Ben atwaye ikinyabiziga atambaye umukandara ndetse ari gukora amakosa akomeye mu gihe atwaye ikinyabiziga, mudufashe ahanwe. Yakomeje asa n'utanga ikirego asaba polisi gufata The Ben vuba ngo ahanwe kuko itinze The Ben agiye kuyicika akigira hanze afite ibitaramo muri Canada n'ahandi. Mu buryo bugaragara nko kubyegereza umutima, ntabwo yigeze arekeraho kuko yongeye yerekana The Ben ari kumwe n'itsinda rya Tough Gang, nabwo abwira polisi ko ikwiye kumuhana by'intangarugero. Icyo gihe polisi y'u Rwanda yahise imusubiza iti murakoze ku makuru mutanze tugiye kubikurikirana. Kera kabaye The Ben yarahanwe acibwa amande angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda n'ubundi asanzwe yakwa umuntu wese wafashwe atwaye imodoka atambaye umukandara wabugenewe. The Ben mu kwemera amakosa ku mbuga nkoranyambaga yanditse asaba imbabazi ati ejo bundi mwabonye amashusho yanjye namamaza indirimbo yanjye My Name nakoranye na Kivumbi King. Nani mu modoka ntambaye umukandara, ikizira mu mategeko n'amabwiriza agenga abatwaye ibinyabiziga uko tuyahabwa na polisi y'igihugu cyacu. Yakomeje agira ati nitabye polisi yacu kandi nabihaniwe. Basabye imbabazi mwese mbasezeranya kutazasubira ukundi ndetse no kwitwararika singwe mu makosa igihe cyose ndi mu muhanda. Twese tuyubahe tugire amahoro nkuko polisi yacu idahwema kubidukangurira. Kuri inshuro ya gatandatu niho honyine yasabye imbabazi mu mwaka wa 2023, no kuvuga nyuma y'amezi 12 twari turimo turavugaho. Gusa nabwo The Ben yasabye imbabazi suko agera agafata umwanya agahugira mu bindi agasa n'uteye umugongo umuziki cyane ko kandi ari nazo nshingano ze. Hari hamaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwe na bamwe bibaza icyo uyu muhanzi ahugiyemo gituma mara imyaka hafi 2 nta ndirimbo n'imwe asohora kandi ataranigeze atangaza ko yawusezeye. Ubwo yarageze mu Rwanda avuye muri Amerika gutaramirayo, The Ben yavuze ko ari ibindi bintu atashyira mu itangazamakuru abahugiyemo ariko bimwinjiriza. Ati nabyo nibanga, ni ibintu bwite, nakazi nkora ku ruhande ariko nibyo bidufasha gukomeza kubaho turibo no gusunika ibyo dukora. Yakomeje asaba abanyarwanda imbabazi kubera ko ajya ahugira mu bushabitsi bwe akibagirwa iby'umuziki umusaba. Ati hari ukuntu abafana igitutu cyabo ntakigenderaho ariko nanone hari ukuntu nkigenderaho. Ndisegura ku banyarwanda bose, saba abafana ba The Ben gusa ahubwo n'abanyarwanda bose muri rusange kuba njye mvanga ubushabitsi bwanjye nkibagirwa iby'umuziki unsaba. Mu gihe twabonye yuko hari indirimbo ye na Bulldog yari yarakozwe 2021, icyo gihe 2023 imyaka 2 yari igiye kuzura The Ben nta ndirimbo nshya ashyize hanze kuko yaherukaga Why yakoranye na Diamond Platnumz yasohotse mu kwezi kwa mbere 2022. Nanga bishobora kwibazwa impamvu atari yarashyize hanze iyo yakoranye na Bulldog. Ariko none reka dukomeze 2023 ubwo yasabye imbabazi icyo gihe. Ati ndabasezeranye ko uyu mwaka ndetse utararangira nubwo mfite stress z'ubukwe ariko hagomba kugira akantu kaba. Birashoboka ko indirimbo izasohoka mbere y'ubukwe. Icyo gihe nyuma nibwo yaje gusohora ni Forever yanatuye umukunzi we. Ku giti cyawe kugusaba imbabazi kwa The Ben ubifata ute? Bamwe bavuga yuko ari ukwicisha bugufi kwa The Ben asanganywe, abandi bakavuga yuko ari ukugira ngo akurure amarangamutima y'abafana abashe kwiyegereza abanyarwanda. Wowe byumva ute? Twandikire muri comment. Wakoze cyane na Legend zitumukunde. Iyi ni JT Entertainment. Reka dusubire mu bindi biganiro.